Hello guys, ni wa musore wanyu yanitwa Patrick. Ndikeka bwa mbere tugiye gutangira gukorana kuri Twisekere TV kandi tugiye kujya ncaho utuntu dusetsa turimo n'inama ku buryo umuntu nyine namugira inama akumva kandi ni inama nzima ku buryo nawe yamufasha mbese nk'ubu ngubu nyine nanjye murabona ko ndi umusore ntacyo mbaye, mfite imyaka 22. Ndi imanzi ntabwo nyine nkunda gukundana cyane, kuko hari umuntu ujya mu rukundo ugasanga tuvuge nk'umusore ukodesha, usanga akunda umukobwa kubera ukuntu amukunda, buri kintu cyose arakimuha, ukwezi kwagera akabura n'icyo kwishyura inzu, ugasanga ari aho ngaho ari muri inza agiye ku